umwana ashobora kuvamo minisitiri, ashobora kuvamo meya, ashobora kuvamo gitifu, ashobora kuvamo umucuruzi ukomeye akagukura ku murimo mubi. Amafaranga ushobora kwinjiza nko ku munsi aba arangaye. Icyo gihe ni igihe abantu b'abagabo nyine babonetse baba boss cyangwa se ndeba, ariko wenda nubwo wenda mwebwe mucuruza nyine babyita no gucuruza umubiri, ariko nanone hari n'abatawucuruza bameze nk'abawucuruza mu muhanda, ugasanga umuntu yagiye yibagiwe kwambara, barangiza bakarenganya ngo abagabo b'iki gihe ngo basenye. Anashakaga ibintu bitabiringaniye. Ntabwo bituma wambara ipantaro. Dashwe sinana abagabo bakabye. Uri kumva cyane cyane abagabo b'abasinzi. Abagabo bajya mu kabari, ugasanga umugabo ni umusirimu ararara mu kabari kandi ngafite umugore. Ubwo uwo mugabo niba umubonye ukamurabura, umuntu azaza kubwira ngo waramutwaye. Ni inzererezi batwara se. Umuntu akurura umugabo gute? Kibi nuko twaba twabakuye mu mago yabo. Nabo baza batwisangira reka. Ariko muri gusenya ingo? Turi gusenya ingo se ninde umuntu aba yakuruye ngamuzana? Abaga n'ubundi baba basanzwe ahubwo n'abagore birirwa bavuga ngo abakobwa ngo basenye ingo. Wowe kabyara ugiye gusenga wambaye utuntu hejuru, hasi reka wagira ngo bagiye kwambara. Ngiye kubasuhuza abantu bakurikira channel ya Power Comedy aho waba uri hose mu ntara enye zigize u Rwanda n'intara ya 5 y'umujyi wa Kigali, cyangwa se hanze y'igihugu, uri muri Amerika, mu Bushinwa, mu Burusiya, uri mu Bwongereza, mu Budage, uri muri Ethiopia, muri Qatar n'ahandi hose kuri isi ya rurema. Twongeye kugusuhuza tunagushimira by'umwihariko washyize itafari ku buzima bwacu, washyize itafari kuri channel yacu. Ibyo dukora byose ni ukubera mwebwe, ni mwe bakiriya dufite, tutabafite ntacyo twakora. Uyu munsi rero naje kubereka ba bakobwa n'ubundi musanzwe mumenyereye, abakobwa beza cyane bafite n'amazina ajya gusa. Harya ngo mwitwa bande abari b'u Rwanda? Rosine na Louise. Ariko muri impanga. Mukuru wanjye. Ni mukuru wawe. Ewana mwabaye ni mukuru wawe mukaba mukora akazi kamwe no mukungana buriya mujya kungana. Ikiganiro rero mwakoze ubutaha kabisa cyagenze neza, cy'ibintu bijyanye no guca imyeyo. Abantu baragikunze. Ariko ngo ntago mwasobanuye neza se abantu nyine. Ntabwo twabasobanuriye. Kandi narakubwiye ngo umuntu utazasobanukirwa uzamunzanire hano ngiye tumusobanurire neza. Ntabwo wigeze utanga nimero. Ntabwo nigeze nanga nimero umuntu yambonaho. Uyu munsi ndayiguha. Uwo nguwo haruguru se sita wowe se byaje gucamo ko bakugira inama yo guca imyeyo? Yewe barayindangiye narabikoze, ariko n'ubundi nubwo nayikoze byaranyishe. Sibengene ni nkaho meze nk'umuntu ugenda ubitwaye mu gatete. Byambanye binini, anashakaga ibintu bitabiringaniye. Ntabwo bituma wambara ipantaro. Dashwe sinana yambara nuko ndayambara se nagenda. Ariko uzi ko uyu mukobwa wo hepfo ariyo mpamvu ashobora kuba yambara amajipo. Nawe najya yambara ipantaro, yambara amajipo yonyine. Natubwire rero. Njye nambara ipantaro ariko iyo nyambaye nshyiramo ikariso. Wambara ipantaro itarimo ikariso? Nta muntu ucyambara ikariso rero mwabagore. Niyo mpamvu rero bigenda bigutera. Amakariso barayaciye. Iyo wambaye ikariso ibintu ntibikora. Kandi n'abacuruzi b'abacuruza amakariso b'abazunguzayi barahombye. Babakuye mu bagucuruza amakariso. Hasigaye bamwe bacuruza agataro kandi cyangwa abandi bakazunguza imwe. Ubu ngubu ikariso zizagurwa nande? Kwari uko wenda umuntu atakwambara. Ubu ngubu nk'umuntu aje akakwambara wenda yikurukira kwa kundi nyine nk'abantu basagarira abandi. Aramutse akwambaye asanga wabunuje. Sinambaye ikariso, nambaye ikabutura yonyine, nta kariso, sinyitunga ikariso. Bizi ko muri kwica umuco nyarwanda kandi. Se kandi. Mwagiye mwambara mukikwiza. Umuco twishe se abantu bakera ko nababonye ku bitabo nta muntu nabonanye wambaye. None mushaka kubigana, mushaka kugarura umuco wa kera hambere ku bwa Adamu na Eva. Ngo turimo kwica umuco. Nta muntu wigeze wica umuco. Ariko none ntabwo wafata ibintu byo ku bwa Adamu na Eva ngo bikore uyu munsi. Oya. Ese abantu njye mbona mu bitabo ba kera batajyaga bambara nabo ku bwa Adamu na Eva. Ariko hari ukuntu abakobwa b'iki gihe cyane cyane ngo niba ari za Nyamiryose ngo hano mu mujyi wa Kigali, hari ureba neza ukabona wagira yibagiwe nko kwambara. Kandi siko namwe muri bamwe muri abo ngabo. Ariko n'ubundi iyo wambaye ikariso ntabwo ikibuno kizunguza neza. Kandi urumva nyine uba ushaka kwambara akantu nyine ku buryo ibuno rigenda ryizunguza, urumva.
ikarisi ihambira ikibuno. njya ndeba ariko wenda nubwo wenda mwebwe mucuruza nyine babyita no gucuruza umubiri, ariko nanone hari n'abatawucuruza bameze nk'abawucuruza mu muhanda, ugasanga umuntu yagiye yibagiwe kwambara, barangiza bakarenganya ngo abagabo b'iki gihe ngo basenye ingo. Mu by'ukuri mubona atari mwebwe mukurura abagabo nyine mukabakura mu mwanya wabo? Ariko umuntu akurura umugabo gute? Kibi nuko twaba twabakuye mu mago yabo, nabo Umuntu aba baza yamushyizemo batwisangira umugozi. reka. Ariko muri gusenya ingo? Turi gusenya ingo se, ninde umuntu aba yakuruye ngo amuzane? Abagabo n'ubundi baba basanzwe Ahubwo barananiranye. n'abagore birirwa bavuga ngo abakobwa ngo basenye ingo. Nta mukobwa wasenya urugo rw'undi muntu, urumva? N'umugabo yashatse gusenya, nta muntu usenya ibyubatse, uri kumva? N'ubundi biba byubakiye mu Ubundi manegeka, rwose biba biri hasi. biba bidafashe. Nyine Urumva? ni ukuvuga ngo hari ukuntu wenda umugabo ashobora nko kuba yaragiye nko kwisengera yifitiye agakiza muri we, ariko kubera ko nyine ntago wafunga amaso y'umuntu ngo umubuze kureba, ibyo areba nyine byaba byinshi bikaba byamurusha imbaraga. Namwe mujye mugerageza byibura mugende mwambaye mwikwije, byibura niba ugiye gusenga bakubone nk'umuntu wagiye gusenga. Uwo kabyara ugiye gusenga wambaye utuntu hejuru, hasi reka wagira ngo bagiye kwambara, uzi ko ushobora no gucumuza na pasiteri koko. Nubwo waba wambaye imyenda harimo miremire, n'abagabo bakabya. abagabo barakurembuza iyo bagukunze. Harimo abagabo bakabya, uri kumva? Cyane cyane abagabo b'abasinzi, abagabo bajya mu kabari, ugasanga umugabo ni umusirimu ararara mu kabari kandi ngo afite umugore. Ubwo uwo mugabo niba umubonye ukamurabura, umuntu azaza kubwira ngo waramutwaye. Ni inzererezi batwara se? Ntabwo umuntu atwara umugabo, urabizi ko batwara inzererezi, sibyo? Rero ntabwo umugabo amutwara. Njye nimusanga mu kabari nijoro nzamurabura, uri kumva? Ntazagire rero umugore uzaza kunyitwaza ngo namujyaniye umugabo, kuko umugabo ntabwo bamutwara. Ariko rero nubwo wenda muvuga ngo umuntu ashobora wenda nko kuba yarararutse akakubona wenda wowe utabitekerezaga, namwe hari aho mubikora wagira ngo mwabigambiriye, wagira ngo muri no kwiyenza, noneho ugasanga ahandi hose ni hazima pe, ni heza, umeze neza, ariko wagira nko muri kamera ugapositinga ikibuno, hariya muba mushaka kugaragaza iki? Uwo nguwo nawe ugira irari ryo kuri kamera, ubona ntabwo aba ashobotse. None se ubu ngubu wenda ku mubiri wawe, wenda reka mbabaze mwese muri hano, igice cy'umubiri mukunda cyane ni ikihe ku mubiri wanyu? Njyewe igice cy'umubiri nkunda mu maso hanjye n'amaguru yanjye. Ubwo nyashyo urazisize? Nakunda n'inyinya yanjye. Shawura nayo ifite imeze nk'iya King James. Nawe uri mu bantu bakurura igitsina gabo. Noneho nawe warobye. None se ko wari uvuga ngo uracuruza kandi ngo bigenda neza, mu baguteza imbere ntabwo ari abagabo? Nyine abaguteza imbere abagabo ntabwo barimo? Si ubu ngubu byibura mumbwize ukuri, wenda nk'iyo wakoze cyane amafaranga ushobora kwinjiza nko ku munsi aba ari angahe? Asenkana. Icyo gihe ni igihe abantu b'abagabo nyine babonetse baba boss, cyangwa se uzahura n'umugabo umusirimu mu kabari ukamurabura. Hari n'igihe imodoka yiparika da. ko numva se bitoroshye. Ubu ngubu muvuye mu cyaro muraje i Kigali, tugiye muri business kabisa, dukodesha inzu tujye turyama, abagabo baze kutugura batuzanira yabo, natwe nyine. Kandi ikibabaje ngo niyo arambitse n'ikofi hasi ushobora nyine gukoramo ntunabimubwire. Oya, iyo ubonye cyazazanye nawe wikoreramo. Kandi rero uba wamuzazamishije. None se kaba yayizanye nyine ngo muyirye, ugomba nyine kuyirabura. Nese uhaye umuntu ibyishimo atangiye kubijyamo, wowe utangiye kumwiba, urumva nyine muba muri kutubanira se? Tugiye nyine uramurabura, none se bazana amafaranga menshi arenze ayo mwavuganye kubera iki? Yari menshi urayarabura da. Ariko ntabwo muvugana mbere y'uko aza, aba agomba kuzana amafaranga. Nese akunyuze agiye nko kugura ikibanza, ni ngombwa yose ngo yasigarane? Ubwo nyine ukuramo ayo ushoboye. Ariko namwe muri nk'ibibanza da. None ese niba umuntu ashobora nko kuguca ibihumbi 200, urumva ni nk'aho uri kugura inka cyangwa se uri kugura botike cyane. Ko botike yo mu cyaro ibihumbi 200 ushobora kuyibona bitewe n'ibintu birimo. None se mu by'ukuri wenda imyaka mumaze mukora ntago nyizi, mubona muzaguma muri ubu buzima mpaka? Reka base ubu ni nk'iki mwavuga mwakuyemo wenda kuri buri ruhare rwa buri muntu, wenda buri wese avuga ati njye nageze kuri iki kubera gucuruza umubiri?
runaka ati nageze kuri iki kubera gucuruza umubiri, byibura ku buryo n'umuntu waba ashaka kubijyamo kano kanya bishobora kumwesibira akavuga ati uko byenda kose niba hano biri kwanga reka njye gucuruza umubiri nanjye ndebe ko nabonamo biriya runaka yabonye, wenda akanagukopera. oya se azagira umuntu ucuruza umubiri ngo ni uko ngo yabuze ngo uko abigenza azabanza agerageze wenda abijyemo yabuze amikoro sibyo. Ese ubu ngubu wowe wabigiyemo wabuze amikoro, ubundi ni iki cyatumye mujya mwisanga muri ubu buzima ku buryo ufata umwanzuro ukavuga ati uko byagenda kose nta kindi nakora reka njye gucuruza umubiri nk'abandi bose? Ntabwo ari umuntu uba waratekereje ako kanya ngo uhite ubijyamo, biba byaraturutse he? no kubitekereza ukabikora. Kubera ushobora nko iki? kujya kuba mu gipangu kibamo indaya ukazajya ubona zirajya kwicuruza, uri kumva, ukajya ubona zirazana amafaranga zirarya amanyama ya buri munsi, kumva imwe irakura batari ko wajya uza tukajyana ahantu tuba turi ko haba hari abagabo b'abasimu bafite amafaranga ukabona arakujyanye, iyo ugiye ubwa mbere ubwa kabiri iyo ubwa gatatu nabo baba wabaye shenereti. Mbese ko hari abantu bavuga ngo hari nk'igihe ngo uba warigeze kubana n'umugabo none wenda mukaza nko gutandukana ntuhite ushaka undi kubera ko waramenyeye nyine guhora ku ijeki niko navuga, bikaba ngombwa kujya gushaka nyine ahantu uzajya ubikora buri munsi. Mwebwe ubwo ntabwo ariko biba byarabagendekeye? uzi umuntu uba umeze gutyo se ni umuntu uba waragiye gukora uburaya yariyemeje akavuga ati ngewe ngiye gukora uburaya sinzashaka habe namba, ariko umuntu wabigiyemo ameze nyine nk'aho ari nk'urugomo ubu ngubu arashaka kubaka, subiza inda nyinshi se zagiye ziva mu buraya kandi zigashaka abagabo bakaba babanye na neza, ngenda bazi benshi cyane. Bishatse kuvuga ko nawe umushatse mwagumana se? Njyewe nshatse umugabo nkunda urumva nanjye nkamushaka mwiyumvamo twabana pe, Nisi ko abantu bajya bavuga ngo utankubitaho utamuza ku nkeke twabana, ko abantu bavuga ngo nta rukundo mugira, ngo n'uwo mugabo mwaba mwaratandukanye mu ntara ashobora nko kuza inaha wenda ahanyuze nawe ukamwishyuza. wanamurabura da Wamwishyura nubwo washyiramo imiyaga ngo ufate ni umugabo twabanye reka muhere ubuntu. mbe n'icyo gihe muba mwaravanye ntabwo muba mukiri kumwe, umufata nk'inshuti yawe rero biri aho bisanzwe. Kuko muba mwarigeze kubyarana mukavanga n'amaraso? none se amaraso uwo nguwo mwe muba mwahuye nimuba mwavanze amaraso? Oya, hari uwo muba mwavanze ubutunzi nyine bw'amafaranga, hari n'uwo muba mwararyamanye ku bw'urukundo rwanyu mukaza gutandukana wenda kubera ubukene. ngo nyine iyo mutandukanye icyo gihe nawe uramurabura. Shaho siko nta mpuhwe mugira wana. None utamurabuye wajya ukura amafaranga atunga uwo mwana mwabyaranye. Ubu mwese abantu babateye inda nta muntu waza ngo avuga ati byibura nyuze ahantu hari sheri wanjye wahoze ari sheri wanjye ngo abe yagusaba umuhe. Garahanyuze ngo nyuze ahantu hahoze sheri we. Ahantu hari uwahoze ari umusheri we. Abe yaje nko kugusuhuza byibura agende nyine ashize umubabaro. Reka. Wenda niba aje agomba kuzana ituru atarifite. Ariko ni igiki kiba cyarabamaze ubwoba gituma kabisa muba abantu bibi so navuga bashize ubwoba. Muri abana babi. Umuntu arabakunda akabaha umwanya akabakunda mwarangiza mukamuhemukira. Niba ari udufaranga umuntu yari yifitiye mugatumurya mwaramweke ngo muramukunda ngo muzabana mukakundana imyaka n'imyaka bikazarangira ibaye ipfabusa. Rero ukavuga ati abagabo bose ni kimwe. Ariko ntabwo abagabo bose nk'uko abakobwa bose atari kimwe niko n'abagabo baba batari kimwe. Nyine urumva umuntu wababaye ntabwo ibyo ngibyo yabimubwira. Urumva nyine bose ari kimwe. Uvuga ati ubundi uyu nguyu turajya gukundana uwo nakundanye nawe tukamarana iki gihe n'iki wowe kukibyanze nyine ugacika intege. Reka igihe ikigera ukagira ukamubona mugahuza mukabana ibintu bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo rero mbere na mbere hari igihe usanga niba wenda uvuga ngo uwo mugabo yarakunaniye ushobora gusanga ari wowe wari ikibazo nawe wenda utarakora waramucaga n'inyuma ahubwo ugasanga amakosa wayashyize kuri we. Ntimukiyumvishe ko abagabo ari bo bakosa gusa, si mwebwe nta makosa mugira ubundi? Yewe n'abagore tugira amakosa menshi na cyane ndetse ariko kumugira ngo n'umugore akora amakosa biterwa namwe. Oya, hari igihe umugabo ashobora kuba wenda ari n'umupasiteri yisengera yagusize mu rugo ngo urere abana wenda wowe udagiye no gusenga akaza agasanga wagiye mu bagabo
akaza agasanga ibyo yasize yarahashye wabigurishije wagiye kubinyweramo icupa aho nta mugore waba ukurimo, kandi uba witwa umugore hanze baba bazi ngo uri nta umugore. mugore uba ukurimo icyo gihe uri igihomoro. wafata ibintu umugabo yashatse yavunikiye ntajya gutungisha amaho y'abana ukajya aho ukabifata kuyagurisha. ukajya kuyagurisha ngo ugiye kunywa inzoga. Hari igihe abo bana uba ariko utabite ariko hari abo njya mbona mu kabari akazana nk'ifu y'ubugari akayizana akanywa ayikikiye, yarangiza kunywa agahita ayigwatiriza ngo nimwakire ifu y'ubugari. hari igihe nabo bagiye kubisaba utabikuye iwabo yenda yabisabye, kuko abenshi na benshi baza kubigurisha babisabye, si uko baba babikuye mu mazu yabo, baba bagiye nko kubisaba mu bakire bakabona ntacyo bari bubimaze kuvuga ati kanjye kubigurisha niboneremo ako kunywa. wenda aho birumvikana ashobora kuba avuye nko kugura ubwo bugari yanyura nko ku kabotike akumva ashaka nk'agacupa, yanywa kamwe wenda kakamuryohana bwa bugari akaburwatiriza, ariko ntabwo byakomeza ngo bibe n'ejo bundi. Ejo yatanze ibishyimbo, yatanze igitenge, yatanze umuceri, hari aho bigira bikaba ingeso, noneho uwo muntu akaba nk'umuntu utagira impuhwe. none se urumva yabikoze rimwe icyamubuza guhora abikora ni igihe. Nyine ni bwa bwenge bukeya. biba byabaye Ariko nyine nakubwiye ngo uwo muntu nguwo icyo gihe nta mugore uba umurimo, uwo ntabwo aba ashaka kubaka. Turemeranya ko hari n'abasenya kubera ubujiji bwabo, atari no kuvuga ngo yubatse nabi cyangwa iki, Yego. umuntu akagira uruhare mu kwisenyera. Yego. Nk'abo ngabo se ni iki wababwira? Basi hari abo waba uzi nko ku gasozi k'iwanyu, cyangwa se nk'umuntu watangaho urugero ngo uvuge ati ibi abenshi byagenze. nzi n'abo mu mujyi wa Kigali. Nibaza nyine kuki abanyacyaro se ugira ngo bapfa gutandukana? Reka 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 reka, ahubwo uba usanga abanyamujyi nibo batandukana, abantu bubatse bafite za kadasiteri. ahubwo mu cyaro niho batajya batandukana. nyine ntabwo bajya batandukana, mu mujyi nanjye nibyo nakubwiye ko batandukana. Oya, usanga mu ufite mujyi kadasiteri ntararana n'umugore we, ugasanga buri wese arara mu cyumba cye, bapfa ubuntu bw'amafuti bw'amatiku. oya, ntago mu rugo rw'umuntu hajya habamo ikintu cy'amafuti. Hari ukuntu nyine umugore ufite amafaranga afata sakame agafata ivarize akigenda akajya muri hoteli, umubabaro wazashira akagaruka. ntabwo ari amafuti Mu se, cyaro iyo bashwanye baraterana ibibando bagafatana, uko nta za rakirete bajya bagafata imyase n'ibintu by'ibiti biri kunuza ku biraro by'inka bakarwana, none intambara zikarota. Nta rero ho tubikora muri disipurine, ariko by'ukuri nyine nkamwe wenda muba mwarigeze kubaka mugasenya, hari ikintu mugomba kureka ukavuga se, ukibaza ukavuga ati twebwe se ntabwo turubaka erega. ninjye wagize uruhare mu gusenya, ninjye wagize uruhare kugira ngo umugabo wanjye agende, kuba narabyaranye n'umugabo nkaba ntari kumwe nawe ni izihe mpamvu? twebwe ntabwo turubaka, numve tuvuga gutya ngo ugire ngo twarashatse, reka reka. niko akunda urara umusore nyine mugakundana mukaryamana akagutera inda, nyine wenda ukajya kubyarira iwanyu. ntabwo twigeze twubaka. None se ndibaza uwo muntu waraguteye inda ni mwe mwari mufitanye urukundo se? sibyo nakubwiye se ngo abahungu muri abana babi? ariko si ko abakobwa bose nsanga barabyaye abenshi bafite abana, byibaze nawe bakakubwira ko abagabo ari babi, byibura habuzemo n'umugabo umwe waba muzima. Nta muntu n'umwe ndumva ambwira ngo byibura umugabo gutya. Kuki muvuga amafuti yabo ntimuvuge ibyiza byabo? Ntabyo bagira. ngo nabo nyine muzajye mubakoresha ibiganiro ku ruhande rwabo, nabo mubabaze uko ibintu bimeze. Ahubwo hashobora kuba hari ihohoterwa riri hagati y'abakobwa n'abasore, akaba ari mwe mubahohotera cyangwa se akaba ari bo babahohotera. Uko byagenda kose hari igihe ubyarana nawe waramuciye amafaranga, noneho akakubwira ati ibizavamo uzabyirengera. ariko nta n'ikintu wamubaza. Ariko nabyo wemera ko bibaho. Yego bibaho, ariko iyo mwaryamanye wamuciye amafaranga nta kintu wamubaza. Urugero ukagenda ugiye kumusura ufite gahunda yo kwikingira akagacika, akagukubita icyo gitanu cyawe ukigendera. Icyo gihe nubyara uzirwarize ntabwo uzabimubaza. icyo gihe ntiyagutaho n'umwanya rwose, nubwo wenda ari amaraso ye wabyaye wagize ute, wenda ashobora kubimubwira akabyanga cyangwa akabyemera, ariko nyine anabyanze wamugira ute se ko muba mwaraguze? Nese simwemera ko hari ukuntu nyine ngo umuntu abyara ngo mu mpanuka ukabyara utabitekereje. Nubwo wenda umuntu urera umwana nyine aba atarera ibuye, ariko nabyo bibaho. Gusa none ntabwo umwana wamuta cyangwa se ngo umukorere ikintu kibi. Umwana ashobora kuvamo minisitiri, ashobora kuvamo meya, ashobora kuvamo gitifu, ashobora kuvamo umucuruzi ukomeye, akagukura ku murimo mubi.
ntimukajye mwitangira itama ngo mwibabaze ngo mwumve ko nyine kuba abahungu barabateye inda aricyo ubuzima bwarangiriye aho. Ushobora no gucuruza n'ibyo biboro bikunguka cyangwa se n'ibyunguke ariko ejo hawe hakaba heza. Ikibi ni ukubikora ukabiguma mu buzima bwawe bwose. Mu by'ukuri rero ndumva mwasezera ku ba followers banyu mukababwira nyine ibintu tugiye gukurikizaho. Se hari abantu bajya babaza nyine ngo ubundi kuki mutajya mukora muri comedy, ngo ubundi ngo mukina hehe, nta yandi macano mwagiye mukiniraho abantu bajya bajya kubareba? nanjye cano turakoreraho usibye iyi ngiyi. ariko hari cano nigeze kubabonaho bita Eric TV. Eric TV nyine twari tuyiriho ariko ntabwo nyine byakomeje, twabaye duhagaze. ubwo nimufungura nabwo bazongera babarebe nta kibazo.